Amazi ni ubuzima, ariko se uzi impamvu umubiri wawe utashobora kubaho utanywa amazi? Reka dusobanukirwe akamaro, inkomoko n'ibyiza by'amazi mu mibereho yacu ya buri munsi. Reka dutangire ku nkomoko y'amazi, ariko mbere y'ibyo byose mbanje kubaha ikaze hano ku Gikoni TV iwacu. Ubaha ikaze ni Chef Alex. Amazi abantu benshi tuzi ko ari impano yaturutse ku Mana, ariko abascientifique bo babifata nk'ikinyabutabire kigizwe na atome ebyiri za hydrogen n'imwe ya oxygen. Ibyo byose babifatanya bikabyara amazi. Niyo soko y'ubuzima ku isi hose, kuva ku bimera no kugera ku kiremwa muntu. Urumva ko amazi afite akamaro ku isi. Reka turebane noneho akamaro k'amazi mu mubiri w'umuntu. Umubiri w'umuntu ese ukenera amazi ku rugero rungana iki? Ngo umubiri w'umuntu ugizwe n'amazi 60% arenga. Ni ukuvuga ko buri gice cy'umubiri wawe cyose gikenera amazi kugira ngo gikore neza. Amazi burya agafasha amaraso gutembera neza mu mubiri wawe, ibintu nawe ubwawe utaruzi. Amazi nanone agaruka afasha mu gusukura umubiri wawe, ukaba wasohora imyanda mu mubiri aho haca mu nkari no mu byuya. Kandi ngo amazi afasha mu igogora ry'ibiribwa, gufasha mu bijyanye no kumiraza cyangwa se kugendesha neza igogora. Kandi amazi nanone ngo yongera agafasha mu kongerera umubiri wawe ubushyuhe. Ese wakibazaga amazi yongera umubiri wawe ubushyuhe gute? Gusa abascientifique babivumbuye bo babonye ko amazi yongera ubushyuhe mu mubiri. Yongera kandi n'igifu, acyongerera imbaraga n'ubwonko, imitsi yabwo bigatuma ukora neza iyo wanyweye amazi mu rugero kandi ukanywa neza. Abashakashatsi bo muri Harvard University bavuga ko kunywa amazi ahagije biri mu bishobora kongera cyangwa se kugabanya ibyago byo kurwara heart disease, indwara z'imitima cyangwa se indwara z'impyiko, kidney problem. Urumva ko amazi kutayanywa ari ibibazo. Reka turebane hamwe ingaruka zigera muri 5 zo kutanywa amazi ahagije. Kutanywa amazi ahagije rero, umubiri wawe ngo utangira kugaragaza ibimenyetso. Ese ni ibihe bimenyetso? Ikimenyetso cya mbere cy'uko umubiri wawe udafite amazi ahagije cyangwa se utanyweye amazi ahagije ni ukurwara umutwe. Nkuko tubizi, buri gihe uyu muntu arwaye umutwe baramubwira ngo gerageza unywe amazi kugira ngo urebe ko wagabanuka cyangwa wakira. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'uko utanywa amazi. Icya kabiri ngo nuko umubiri wawe ugaragaza umunaniro ukabije, ukumva urananiwe kandi nta kintu wakoze, nabwo umubiri wawe uri kubura amazi. Icya gatatu ni ukumagara iminwa yawe igatangira igasaduka, nabyo biterwa no kutanywa amazi ahagije rimwe na rimwe. Icya gatatu cyangwa se icya kane, imyanya y'ubuhumekero yawe itangira kumagara, ukumva mu mazuru humye, nabyo biterwa no kutanywa amazi ahagije. Buriya iyo unyweye amazi ahagije ntabwo wongera kubirwara cyangwa se ntabwo wongera kuma mu myanya y'ubuhumekero yawe. Icya gatanu ngo nuko niyo ugiye kuri toilette utangira kunyara inkari z'umuhondo. Izo nkari z'umuhondo rero zigaragaza neza ko umubiri wawe uri kubura amazi. Bigaragaza ko umubiri wawe uyumvamo cyangwa se urimo umwuma, bishobora no guteza ikibazo cya dehydration, bikaba byatera guhungabana k'ubuzima bwawe cyangwa se bikaba byagutera izindi ndwara. Ariko nanone ubushakashatsi bwagaragaje ko amazi hari ubundi buryo wayakoreshamo neza ku buryo utahura n'izo ngaruka zavuzwe hejuru. Abahanga bagaragaje ko umuntu mukuru agomba kunywa amazi hagati ya litiro 2 kuri 3 ku munsi. Ariko nanone si mu kunywa gusa, amazi ni ingenzi cyane no kuba wayatekesha mu isuku, mu buzima bwawe bukaba bwiza. Niba ushaka gutangira umunsi wawe neza, tangirana n'igikombe cy'amazi meza. Muri mu gitondo unywa igikombe cy'amazi, nta kindi kintu urashyira mu nda. Ubuzima bwawe cyangwa se umunsi wawe uzagenda neza cyane kubera ko watangiye kubona amazi agufasha gusukura umubiri wawe kandi n'imyanda yose igasohoka. Urumva ko amazi rero kuyafata mu gitondo nta kabuze bitangire bibe nk'itegeko mu buzima bwawe. Uko byutse wiyegereza igikombe cy'amazi meza, ubundi ubuzima bwawe buzagenda neza. Wirinda ko wagira ikibazo cya dehydration, kuba wakumagara, kuba watangira kurwara impyiko bitewe nuko utabona amazi, kandi amazi byoroshye kuba wayabona. Amazi n'ubuzima, ni isoko y'imbaraga. Jya usenge ubundi unywe amazi,
burinde ubuzima bwawe. Niba ukunda izi video kandi ntukibagirwe kugenda udakoze subscribe, like kandi ntukibagirwe gusharinga abandi ngo baze dusangire ubumenyi bw'ubuzima bwiza. Wakoze cyane kubana nanjye, yari Chef Alex. Ciao ciao, tubonane muri video y'ubutaha kandi ntukibagirwe no kuma igitekerezo cyawe cy'uko wabyumvishe cyangwa cy'ikindi kiribwa ushaka kuzumva akamaro kacyo. Thank you so much. Ciao ciao.